ubutunzi Imana iguha, icyubahiro Imana iguha, ubuzima Imana iguha, kuyobora Imana iguha, umusozi Imana iguha, inzu Imana igutujemo, mbese Imana nayituyemo. Kuba twaragizwe abana b'Imana cyangwa twarabaye ubwoko turabaragwa b'ubwami bw'Imana, bisobanuye ngo isezerano dufite ni isezerano rimwe rikomeye ry'ubugingo. Imana ikuzamuye abantu bakugiriraho umugisha. Ndagira ngo mubaze ngo aho ni waba waragwirijwe warangiza ukabyitiranya n'isezerano ry'Imana? Ikizakubwira ko ari isezerano, ugira kwezwa, ukagira no gukiranuka, ukagira n'ubwo butunzi, kandi ubwo butunzi bukagira abandi bubera umugisha. Yesu ashimwe. Ndabasuje mu izina ry'Uwiteka Imana ishoboye byose. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nongeye kugaruka, ni Mugeni mugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana ishyize ku mutima wanjye, muraza kwihangana, harimo gusararamo gakeya kubera gukorera Imana ndetse no kuvuga kenshi, ariko ndabizi neza ko turaza kugabana umugisha w'Imana. Suhuje abankurikiye, abakunzi b'Imana, abakunzi b'ijambo ry'Imana, inshuti zanjye, abavandimwe, abari mu gihugu n'abari hanze yacyo, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye gutangira dusenga Imana. Ndagira ngo nawe ugiye gukurikirira ijambo, aho uri mu modoka ugenda, mu byo urimo mu rugo, uze gufatanya nanjye kuza kuba na nanjye ndetse no kuzura umwuka wera. Tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana ndetse tunasenga Imana kugira ngo tuganire icyo umwuka wera ashyize ku mutima wanjye. Uwiteka niryo zina ryawe, urashoboye kandi urahambaye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Shimwa ko waturinze, ukarinda abanyarwanda, ukarinda itorero, ukarinda abakirisitu, ndetse buri muntu wese ukamurinda mu rwe ruhande. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye ko twemereye rero aya masaha tukabasha kuvuga izina ryawe. Ijambo rirasengeye, ahubwo imitima igiye kuryumva niyo nsengeye, kugira ngo uze kuduha kurushaho kumva ndetse no kumvira, kugira ngo ijambo ritugirire umumaro. Tubisabye twizeye, ni mu izina ry'Uwiteka Imana ishoboye byose, amen. Ndabasuhuje. Tugiye gusoma itangiriro, ariko tutarasoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi nakuzaniye ijambo rivuga ku isezerano. Tugiye kuvuga isezerano rimwe ryonyine dufite, ayandi yose uraza kumenya amazina cyangwa icyiciro arimo. Ubundi dufite isezerano rimwe ryonyine. Tugiye kuganira rero ku ijambo rivuga ku isezerano cyangwa amasezerano Imana iduha, kandi ndabizi neza ko murasenga Imana, kandi iyo dusenga Imana iravuga. Abemera Umwana, Umwuka Wera n'Imana Data, ndabizi neza twebwe twese Imana igiganira natwe inyuze mu buryo bwo gusenga. Tugiye kuganira ku ijambo riboneka mu itangiriro ibice 17, dusomwe duhereye ku murongo wa 19. Haravuze ngo Imana iramusubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe ni uzabyaraho umuhungu, uzamwita Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribe urubyaro ruzakurikira, isezerano ridashira. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye, dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzarikomezanya na Isaka, uwo uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko aricyo nashyizeho. Imana irorera kuvugana nawe, arazamuka avaho Aburahamu ari. Tuvuge cyane amen. Ijambo ry'Imana dusomye cyangwa tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga kugwirizwa ndetse n'isezerano. Muri iyi
minsi tugeze mu minsi igoye aho abantu ducumujwe n'Imana yavuganye natwe tugacumuzwa n'amasezerano. Imana yambwiye ibi biratinda, Imana avuze ko izangirira gutya, Imana avuze ko izanyubakira, Imana avuze ko nzabyara. Ibyo ni byiza, ni n'umugisha ukomeye Imana kuba yarabivuganye nawe rwose bizaba. Ariko ndagira ngo nibutse umuntu udukurikiye, isezerano nje kuvugana namwe dufite nuko twagizwe ubwoko cyangwa se twabaye abana b'Imana. Iryo ni ryo sezerano dufite rikomeye, kandi kuba twaragizwe abana b'Imana cyangwa twarabaye ubwoko turabaragwa b'ubwami bw'Imana. Bisobanuye ngo isezerano dufite ni isezerano rimwe rikomeye ry'ubugingo. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo nugira ubugingo, ukaba ufite ubugingo, urimo ukorera ubugingo, ufite isezerano ry'ubugingo, imodoka izaza. Nuba ufite ubugingo, abana uzababyara. Niba ufite ubugingo, uzakora ubukwe nk'uko ubishaka. Niba ufite ubugingo, uzacuruza byemere. Niba ufite ubugingo, imodoka uzayigura. Niba ufite ubugingo, uzakomera. Niba ufite ubugingo, viza uzayibona. Ariko isezerano dufite riruta ayandi ni ubugingo. Ni nacyo kintu Imana irinda kuruta uyu mubiri wa hano mu isi dufite. Isezerano abantu bafite ni rimwe, ni ubugingo. Kuko iyo dufite ubugingo, imigisha iva mu gakiza k'Imana yose y'inyongera, iyo yose mvuze ituzaho. Aburahamu ni umugabo Imana yahagurukije iramubwira ngo nave muri uri iwabo y'abakarudaya. Ahaguruka mu gihe iwabo bacuruzaga ibigirwamana, bo bari bageze ku rwego banabicuruza batakibifite gusa ngo babitunge, ahubwo basigaye babicuruza bakabihereza n'abandi. Ngo ariko yibuka Imana ya sekuruza we, ayumva arayishatse. Imana imwitegereje, ibonye ko ashatse kuyimenya, ibonye ko ashatse ko ayimenya, aravuga ngo noneho nubanze uhaguruke uve muri buriya bakarudaya, hanyuma ujye mu gihugu muhaye. Mubwira ko imujyanye i Kanani. Mbere na mbere Imana igiye kuguhagurutsa, hari ahantu Imana itagukoreshereza, hari ahantu Imana itavuganira nawe. Ndagira ngo mubwire ko ahantu hose Imana itahavugira. Tugeze mu minsi igoye, abantu bose bashaka kumvira ahantu hose Imana. Ntago ahantu hose Imana ihavugira, hari ahantu Imana igukura kugira ngo ivugane nawe. Umuntu ashaka kuvugana n'Imana akiri mu kabari, umuntu ashaka kuvugana n'Imana ari mu busambanyi, arashaka kumva Imana ivuga. Yagiye Dubai gusambana, arashaka kumva Imana ivuga. Yagiye mu biteye isoni. Hari ahantu Imana itavuganira natwe. Niyo mpamvu kenshi iyo turi mu mwanya wo gusenga, niyo mpamvu kenshi iyo turi mu materaniro, niyo mpamvu kenshi iyo twagiye kwihererana n'Imana, Imana ikunda kuvugana natwe. Nuko tuba turi ahantu Imana ivugira kandi Imana ivuga. Tugeze mu minsi umuntu yicara buri munota Imana ndayumvise, Imana iravuze, yego ni byiza, ariko hari ahantu Imana ivugira, hari naho Imana itavugira. Icyatumaga Imana idashobora kuvugana na Aburahamu akiri muri uriya bakarudaya, ntawe ari buzamenye gutandukanya yivuze n'ibigirwamana byari iwabo, kuko byari byinshi, barabicuruzaga. Imana ashoboraga kuvuga bakabyitirira ibyo bigirwamana. Nicyo cyatumye Imana imubwira ngo noneho rero siga inzu ya so, usige so, hanyuma ujye mu gihugu nguhaye. Imana iramubwira ngo nkugize umugisha, uzaba umugisha, zakwifuriza umugisha azawugira. Imubwira amasezerano menshi Imana izamukore. Nihute Aburahamu aza kugera muri iki gihugu cy'i Kanani, ariko aza gutinda ku musozi w'Iharani imyaka 25, atindana na Loti, ariko aza kugera i Kanani. Ageze i Kanani ngo umudamu we arebye, haravuga ngo ndashaje, ngeze mu myaka 90, Imana avuganye natwe kandi ntabwo dufite abo kuraga ibyacu by'inzu yacu. None gerageza wowe urebe uburyo wabyarana na Hagayi. Hagayi yari umuja wabo, ariko byibuze tugira kana, tugira ibyo umwana tuzaraga ibyacu. Ngo nuko Aburahamu anyura mu isezerano, abyarana na Hagayi. Abyarana Hagayi umuhungu witwa Ishimayeli. Hanyuma Aburahamu amubonye aranezerwa, nkuko nawe hari ibyo wabonye uranezerwa.
kwizerwa ariko ntabwo bisobanuye ko ariryo ryari isezerano ry'Imana. Ariko hari igihe Imana igitinda bigatuma tunyura mu isezerano, hari n'igihe tujya dutitiriza cyane bigatuma tugenda mbere y'igihe ariko Imana itarakorana natwe. Niko Aburahamu byamugendekeye rero. Aburahamu nawe yarihanganye, nyuma yo kwihangana birangira anyuze mu isezerano abyaye umuhungu. Ngo amaze kujya kubyara uyu muhungu ngo ajye imbere y'Uwiteka kugira ngo amusabire umugisha, ndetse ngo yigeze anamujyanana n'abandi bari baravukiye mu rugo rwe. Ngageze imbere y'Imana, Imana imubwira amagambo akomeye ngira ngo nawe unkurikiye wumve. Imana iramubwira ngo nzamugwiza, nzanamwororotse, muri we hazavamo abatware 12. Bisobanura ngo Imana isezerana nawe gukomera, ariko iramubwira ngo sinzagirana nawe isezerano. Ntabwo ari ubwoko, ntabwo ari ubwoko bwanjye, gusa kumugwiriza aho nzamugwiriza. Nicyo gitumye abantu b'Imana dusohoye mu minsi abantu barimo bitiranya isezerano no kugwirizwa. Ushobora kuba mu nzu y'Imana ukagwirizwa. Kugwirizwa harimo kugira ubutunzi, harimo ibintu ni na byiza, ariko Imana itabirimo. Kuko Imana yaramubwiye ngo isezerano nzarigirana na Isaka, niwe nzagirana nawe isezerano ridashira, ngo muri we niho harimo ubwoko muri we. Ndagira ngo abantu tubanze dushake kuba abana b'Imana, tuba abana mu rugo rwa data mbere yo kugira ngo duhabwe ibiri mu rugo rwa data. Wowe unkurikiye banza uba umwana mu rugo, numara kuba umwana mu rugo ukagirwa ubwoko, aho hantu iyo umwana yabaye umwana mu rugo ahagira gakondo. Iyo ugize gakondo ugira inzu. Iyo ubaye umwana mu rugo witabwaho nk'umwana. Impamvu birimo bigorana, n'impamvu bikugoye, n'impamvu bitugoye, nuko twebwe tudashaka kuba abana mu rugo, ahubwo dushaka kuba nka Ishimayeli, tugashaka kugwirizwa ariko ntituze kuba abana b'isezerano. Ndagira ngo uyu munsi ube umwana w'isezerano. Iki gihe cyari isezerano rya kera, ariko ubu turi mu isezerano rishya. Reka nkwibutse ko isezerano dufite ni iryo gutaha iwacu i Kanani, ni iryo gutaha muri Kanani. Hari Kanani yo mu isi, hari na Kanani yo mu ijuru. Ndagira ngo nkwibutse ko ubugingo bwonyine nibwo dufite, bwonyine nk'isezerano rikomeye riruta ayandi. Muri iyi minsi turimo turitiranya kugwirizwa. Imana yaguhereza abana, Imana yaguha amafaranga, Imana yakuzamura rwose ukayobora, Imana yakwagura, Imana yakubakira etaje, ariko ibyo ni ukugwirizwa. Uko ni ukugwirizwa. None wowe unkurikiye, hari ukugwirizwa ariko ugwirijwe harimo Imana. Nari nkubajije ubutunzi bwawe mu by'Imana yaguhaye harimo Imana. Nusanga hatarimo Imana uraza kumenya ko wagwirijwe ariko utigeze ugirana n'Imana isezerano. Kuko abantu Imana igiranye na bisezerano irabagwiriza ndetse ikaba no mu byabo. Ubutunzi Imana iguha, icyubahiro Imana iguha, ubuzima Imana iguha, kuyobora Imana iguhaye, umusozi Imana iguhaye, inzu Imana igutujemo, mbese Imana nayituyemo. Imana iri muri ibyo bintu. Nuza kureba ugasanga ubutunzi n'icyubahiro no gukomera, nuza gusanga ahantu, nuza gusanga uburyo ukora umurimo w'Imana bitarimo Imana, uraza kumenya ko wagwirijwe ariko Imana itabirimo. Yaramubwiye ngo nzamugwiza, muri we hazavamo abatware 12, ariko sinzagirana nawe isezerano ridashira. Iramubwira ngo nzagirana nawe isezerano ridashira ni umuhungu wanjye Isaka, ngo muri we niho amahanga azahererwa umugisha. Nicyo gituma ubutunzi bwawe nta wabuboneramo umugisha, kuko Imana ntiburimo. Nicyo gituma aho ukora nta wakugiriraho umugisha, kuko ntabwo Imana muri kumwe. Nicyo gituma umusozi nta ukugiriyeho umugisha, kuko nta Mana muri kumwe. Iyo Imana ikugwirije ikaba no mu byawe, hanyuma rero ibyo Imana iguhaye bibera abandi umugisha. Yaramubwiye ngo muri wowe niho amahanga azahererwa umugisha. Ariko igeze kuri Ishimayeli iramubwiye ngo we nzamugwiza, nzamugira, ndetse muri we hazavamo abatware 12, ndetse azakomera,
ariko sinzagirana nawe isezerano. Tugeze mu minsi umuntu aza mu gitondo yaba ari masenga kumva imodoka Imana irayimuhaye, Imana iguhaye ubuzima, Imana ihinduye amateka, Imana igukijije uburwayi, Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Ariko ndagira ngo nkubaze, urabona Imana ibirimo cyangwa waragwirijwe ubyitiranya n'isezerano? Kuko muri iyi minsi turimo tubona abantu baza Imana itabazi, nta gakiza kari muri bo, nabo ubwabo batayizi ikabakorera rwose. Ibyo byose uvuga, ndetse n'abapagani bo hanze barabifite, ubwo butunzi barabufite, ariko aho ibyabo bitandukanira n'ibyacu, ibyacu biba byubahisha Imana, naho iby'abanyamahanga byo biba ibisuzuguza Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ubutunzi bwawe, imodoka yawe itandukaniye n'iy'umunyamahanga. Wowe mu kazi kawe, umwanya urimo, ndetse mu rusengero uhagazemo bitandukaniye hehe na wa munyamahanga utaramenye Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ba mu buzima burimo Imana. Iyo Imana iri mu bintu byawe bituma abandi babigiriramo umugisha. Iyo Imana iri mu kazi kawe abandi bakagiriramo umugisha. Iyo Imana iri mu rugo rwawe abantu barugiriramo umugisha. Iyo Imana iri ku musozi utuyeho abantu bahagirira umugisha. Iyo Imana ikuzamuye abantu bakugiriraho umugisha. Ndagira ngo nkubaze ngo aho niwaba waragwirijwe warangiza ukabyitiranya n'isezerano ry'Imana, ikizakubwira ko ari isezerano, ugira kwezwa, ukagira no gukiranuka, ukagira n'ubwo butunzi, kandi ubwo butunzi bukagira abandi bubera umugisha. Kuko yaramubwiye ngo uzaba umugisha, amahanga yo mu isi azahererwa umugisha muri wo. Ni bangahe baherewe umugisha mu byawe? Ni bangahe baherewe umugisha mu byo ukora? Ni bangahe baherewe umugisha mu itorero ushumbye? Ni bangahe baherewe umugisha aho uvurira? Ni bangahe baherewe umugisha mu isoko ucururizamo? Ni bangahe baherewe umugisha mu modoka utwara? Ni bangahe baherewe umugisha mu butunzi bwawe? Icyo nicyo kizakumenyesha ko ibyo ufite atari ukugwirizwa, nuko ibyo ufite bibamo Imana, hanyuma yo kubamo Imana bikabera abandi umugisha, bakabihererwamo umugisha. Tuvuge ngo amina. Nuko abandi bantu hari imfubyi zibihererwamo umugisha, nuko hari abapfakazi babihererwamo umugisha, nuko hari indushyi zibihererwamo umugisha, nuko hari insengero zibihererwamo umugisha, nuko hari abashumba babihererwamo umugisha, nuko hari abahanuzi babihererwamo umugisha, nuko hari korali bihererwamo umugisha. Nari nkubajije ngo ubutunzi Imana iguha, icyubahiro Imana iguha, ubuzima Imana iguha, ni bangahe bubereye umugisha? Nusanga nawe bubereye umugisha, uraza gusanga waragwirijwe ariko nta sezerano ufitanye n'Imana. Mbibutse bantu b'Imana, isezerano dufite niryo kujya mu ijuru. Muririmbyi yaravuze ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, ngaho dutegereje umukiza akazaba. Ndagira ngo mbabwire ngo isezerano dufite ni rimwe. Ubutunzi bwacu butandukaniye he n'ubw'abapagani? Etaje wubaka itandukaniye he n'iy'umupagani? Imodoka urimo ugendamo itandukaniye he n'iy'umuntu utaramenye Imana? Nuko ibyawe biramisha Imana, bihesha Imana icyubahiro. Niba ubu butunzi busuzuguza Imana, kuko aba mu isi barakubwira bati nta Mana iriho, nta Mana ikora, ariko woweho yakabaye ubutunzi n'icyubahiro no gukomera, hari abandi babihererwamo umugisha. Niho biza gutandukanyirizwa no kugwirizwa ndetse n'isezerano. Yabwiye Isaka, iramubwira ngo umva, uyu mwana we nzamugira umugisha, azahabwa umugisha, amahanga yo mu isi, amoko yose yo mu isi, abami bo mu isi, abakomeye bo mu isi, bose bazahererwa umugisha muri we. Ariko Ishimayeli nzamugwiriza, nta n'icyo Uwiteka yamuhaye, nta nshingano yamuhaye, ntacyo Uwiteka yamuhaye cyo gukora. Yarambwiye ngo nzakugwiriza gusa. Tugeze mu minsi nawe aho ntiwaba warabaye Ishimayeli, ukaba waragwirijwe, ntugire inshingano Imana iguha. Iyo Imana ikugize ubwoko iguha inshingano ndetse ikanakuvugaho icyo Imana ikuvuzeho ikagikora. Ndagira ngo uyu munsi ube umwe mu rubyaro rw'Uwiteka, uba umwana mu rugo, ntugwirizwe gusa.
ntugwirizwe hanyuma wambara imbaraga. Tugiye gusenga Imana. Nakubazaga ngo aho uri mu buzima urimo, muririmbyi ni wageze wuzura umwuka wera, aravuga ngo ubwo uzaba winjiye mu cyumba gikomeye, aho umugabo mutajyana, aho umugore mutajyana, uwo mwashakanye mutajyana, muturanyi mutajyana, cyo gihe akazi nikazahagarara ngo wagiye utekereza ko uzaba uri hehe uri kumwe nande. Ya migisha babandi baherewe umugisha muri wowe, iyo mirimo izagenda iguherekeje. Niko ijambo rivuga ngo hahirwa abantu bapfa bapfira mu mwami, ngo umwuka nawe ngo ngo baruhuke imiruho n'imihati, ngo kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje cyangwa igiye ibakurikiye. Ndagira ngo nkusengere wowe unkurikiye, waragwirijwe cyangwa ufite isezerano. Ikiri bukubwire ko wagwirijwe nuko ubutunzi no gukomera n'icyubahiro byawe biraza kuba byubahisha Imana, bitaza kuba ibisuzuguza Imana. Kandi kabiri nuko uza kumva ko kuri umugenzi ujya mu ijuru, kuko isezerano dufite n'ubugingo, ibindi byose ni inyongera. Kandi inyongera Kristo azitanga bishatse, ariko ngo iyo twamaze kumwubaha tugakora ibyo gukiranuka, imigisha iva mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe. Ntago ari iyo turwanira, ntago ari iyo tubetingira, si iyo tumaranira, twarayihawe, twarayemerewe. Iyo twamaze kugira ubugingo muri twebwe, imigisha yose iva mu gakiza tuba tuyemerewe. Tugiye gusenga. Nakubazaga nanjye nibaza ngo ubutunzi, ubuzima urimo, gukomera aho Imana iguhaye, ni bangahe babigiriyemo umugisha? Ni ayahe mahanga biherewemo umugisha? Ni ubuhe bwoko bubiherewemo umugisha? N'imfubyi zibiherewemo umugisha? Ni abapfakazi bangahe babiherewemo umugisha? Ni abarwayi bangahe mu bitaro babiherewemo umugisha? Nuza gusanga ubutunzi ari ubwawe gusa, uraza kumenya ko wagwirijwe, kuko nta nshingano wahawe. Uraza kumenya ko uri Ishimayeli nusanga ubutunzi no gukomera n'icyubahiro n'umwanya urimo n'itorero ushumbye n'abo uyoboye n'urugo rwawe, ukaza gusanga hari ababihererwamo umugisha, uraza gusanga uri uwo mu rubyaro. Tugiye gusenga Imana, dusengera aba bantu, tuvuge ngo ababikoze bakaba ba Isaka, ibyabo hakagira abandi babihererwamo umugisha. Turaza kubasabira umugisha. Kandi n'abandi bari babifite bameze nk'abagwirijwe ubutunzi Imana itaburimo, ndetse nta n'inyungu Imana ibufitemo, nta n'icyo buyimariye, kuko ngo mene ibyo bintu ubundi hari igihe Uwiteka bisenya. Ahubwo tugiye gusenga Imana ibababarire kandi bashoboze, bamenye ko ubutunzi n'icyubahiro no gukomera n'ubuzima Imana ibahaye bigomba gutandukana n'iby'abapagani bo hanze byo kugwirizwa, bigahinduka isezerano ry'Imana, bakabera abandi umugisha. Data wa twese mwiza, nini wa yasire, uri Imana ishoboye kandi uri Imana y'imbaraga. Dusomye ijambo ry'Uwiteka kandi ryawe. Wabwiye Aburahamu uramubwira ngo ntabwo uzigera ugirana na Ishimayeli isezerano, uramubwira ngo uzarigirana na Isaka. Hari abari bankurikiye bari barabaye ba Ishimayeli, hari n'abandi babaye ba Isaka. Dusabiye umugisha ababaye ba Isaka, kandi n'abagize intege nkeya ubababarire ubaha umugisha. Uri Imana itinda kurakara, niniwa yasire ukihutira kubabarira. Uri Imana y'impuhwe n'ibambe. Tumenye ko ubutunzi n'icyubahiro no gukomera byacu byakabaye bigira aho bitandukanira n'abapagani, kuko abapagani ibyo mu isi nabo barabitunze, amamodoka n'ibyo twita amasezerano barabifite. Ahubwo aho bitandukanira n'ibyacu nuko ibyacu bihesha abandi umugisha, nuko ibyacu amahanga yo mu isi abihererwamo umugisha, nuko ibyacu bibi byubaka ubwami bw'Imana, naho iby'abapagani bo babikoresha basenya ubwami bw'Imana. Ndagira ngo wongere udushoboze, utwuzuze umwuka wera, kugira ngo amaboko n'amaguru, umunwa waduhaye, amatwi, bize kuba ibyubahisha Imana, n'ingingo zacu zize kuba izubahisha Imana.
ntibize kuba ibisuzuguzima, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Gomeza kubana n'ubwoko bwawe bwari bunkurikiye, udushoboze gukora ibyiza kandi hakiri ku manywa, tubisabye twizeye ni mu izina ry'Uwiteka Imana ishoboye byose, amen. Imana ibahe umugisha bari bankurikiye muri iki kiganiro. Yari Mugeni mwaganiraga, ndetse kuri channel yanjye ya Mugeni TV munsi yanjye hariho nimero. Umuntu waba ushaka gusengerwa, ufite icyifuzo, urwaye kandi yumva akeneye kubohoka, yumva akeneye umuntu wo gufatanya amasengesho. Tuba dufite amasengesho kuwa gatandatu, dufite igicaniro kuwa gatandatu. Wahamagara izo nimero nkazakuyobora, ndetse n'izindi nama abakeneye kutugira inama n'ubundi bufasha bwose, ndetse ariko bufite aho buhuriye no kubaka ubwami bw'Imana. Watuvugisha ubundi Mwami Imana agomeze kubaha umugisha, amen.